Umukobwa wari ukiri muto ariko wari wamaze guhinduka umugore ndetse umubyeyi ku myaka 19 gusa, yari yamaze kubyara akana k'agahungu. Yari yavangiwe ibyanya byakuyemo imyenda yose, yasigaranye akenda k'imbere gusa. Yari ari kwiruka mu muhanda, ahanyuze hose hasiga amaraso kubera ko aribwo yari akimara kubyara nk'uko bigenda ku mubyeyi wese ukimara kubyara. Abantu bamukurikiye ngo bamufate bamwambike nibura, hanyuma bamujyane kwa muganga. Uko guta ubwenge kw'akavangirwa byari bije nyuma yo kubyara byareye mu rugo rutari urw'iwabo. Hari ahagana mu masaha yo mu gitondo, umukobwa yasaze. Sindi niba nakoresha irindi jambo ritari ugusara, wenda nkavuga ko yari yarwaye mu bitekerezo, ariko icyumvikana nuko ibyo yakoraga bitari by'umuntu uri gutekereza neza bisanzwe. Muri make yari yasaze, rikaba ari ryo nkoresha. Akenda k'imbere yari yambaye kari kahindutse umutuku kubera amaraso menshi kandi yashotse ku maguru, yamanutse akagera hasi akagenda yakandagira. Aribyo byatumye aho yanyuraga hose agenda hasiga ikirenge cy'amaraso. Ibyo nibyo byatumye umugenzi wa mbere agera mu nzira akabona amaraso akagenda yakurikira, bikarangira ageze ku mukobwa wari uri kwigaragura asakuza cyane ati ntiwabinkora Fabrice we, oya ntiwabinkora. Hanyuma uwo mugabo yajya kumufata yihuta ngo amubaze icyabaye ndetse anamushakira imyenda yo kwambara kuko yari ari hafi no gukuramo akenda k'imbere yari asigaranye. Uwo mukobwa ahita yiruka, umugabo atabaza abandi asakuza cyane ngo baze bamufashe gukumira uwo mukobwa wari wasaze, hata abana bato batamubona bikabagiraho ingaruka zitari nziza, by'umwihariko bagafasha n'uwo mukobwa kureka kwandavura. Abamwumvise baraje bamufasha kugerageza kumufata, gusa bari bakomeje kumwiruka inyuma bose nta n'umwe wari umuzi, babonaga ari mushya muri ako gace. Kubw'amahirwe baramufata, ariko agatera amahane cyane ashaka kubacika asakuza ati Fabrice we, Fabrice waje ukankura aha hantu. Bituma bamuzirikisha imigozi ikomeye kugira ngo atuze. Bamaze kumuzirika amaboko n'amaguru, bamujyanye mu rugo rw'umwe mu baturanyi, bamukenyeza igitenge, bahamagara umuyobozi w'umudugudu mbere yo kumujyana kwa muganga. Bose barabibonaga ko amaze kubyara, ariko bakibaza aho umwana ari bakahabura, bakwibaza aho yaje aturutse bakahabura. Ku rundi ruhande, umukobwa witwa Brandine yari ari kuvugira kuri telefoni hafi hari agahinja kari kurira. Yasobanuriraga umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu ibyamubayeho agira ati ni ukuri muteka, reka kumbaza uko byagenze, reka kumbaza uko yahageze, ahubwo nyemerere ko muramushaka mukamufata kuko yasaze. Yakomeje agira ati ese ubundi kuri kubinsubirishamo cyane, reka mbikubwire bwa nyuma ndumva udashaka kumfasha. Uyu mukobwa yari amaze amezi 7 hano, nari naramuhije kandi ntumbaze impamvu, kuko uyu mwana agomba kugera ku ivuriro mbere ya byose. Iyo urundu wageze hano kare nkabikubwira turi kumwe, ariko nturi kumva ko bitoroshye. Kuri telefone umutekano yahise amubwira ati wivuga amagambo menshi Brandi, subiza ibyo nkubaza wihuse kuko nanjye ndi mu nzira naje. Brandine yakomeje agira ati rero uyu mukobwa yafashwe n'ibise maze kumufasha kubyara, ibintu byose bisa n'ibirangiye hasigaye kujya kwa muganga. Umukobwa ahita atangira gusakuza, akana ke nari maze kumuhanga karebe kuko yari abinsabye ahita akanaga hasi, ahubwo nuko Imana yatabaye kaba kapfuye. Nge rero nahise mfata ku kana ngo ndebe niba kadapfuye, umukobwa ahita asohoka yiruka. Nagize ngo wenda ntiyarenze mu mbuga, ariko nahageze ntungurwa no kubona yasize imyenda yari yambaye. Nabuze icyo gukora, ntekereza kujya kumushaka, ariko sinari gusiga akana mu nzu cyangwa ngo niruke ngafite. Niyo mpamvu rero nahise nkwitabaza, nubwo nawe wambere wa ntawe. Ubu si 30 ishize ngusobanurira nsubirishamo nturabyumva, ngo nuko utazi ko hano habaga umukobwa. Brandine yari imyoje ahita akupa telefoni. Ushinzwe umutekano akiri mu nzira, umuyobozi w'umudugudu yamuhamagaye amubwira ko umugore we yarembye, katamusiga ngo ajye gukemura ikibazo kiraho mu mudugudu. Icyakora ahamagaye umutekano yamaze kumenya bike muri byo, ni ukuvuga ibyo yari yabwiwe n'uwo mukobwa Brandine. Umudugudu yaramubwiye ati genda hariya mu mpinga ku muhanda mugari, ku rugo rwo haraguru y'umuhanda neza neza, urasanga uyu mugore wataye umutwe amaze kubyara. Ubikurikirane neza uraza kumbwira uko bimeze, reka nanjye benita kuri madamu, nimara kumugeza ku bitaro ndaza kuko niba muha igitanda ararwazwa n'umukobwa wanjye, reka tumushyire kuri moto tumugezeyo tumaze kwitegura, ndaza kukuvugisha nyuma. Umutekano amaze kuhagera nawe yasanze uwo mukobwa atamuzi. Yasobanuriye abari bahari bose ko amakuru nawe afite ari make, uretse kubabwira ko Brandine yamuhamagaye akamubwira ko ari we babanaga kandi ko ari we ufite umwana, ndetse ko ari mudugudu umwohereje aho uwo mukobwa wari wasaze ari, kuko we yaraje agiye kureba urwo ruhinja ruri kwa Brandine ngo barugeze ku ivuriro byihutirwa. Abari aho bose, abagore n'abagabo ndetse n'abakiri bato bari bumvise iyo nkuru bagahurira muri urwo rugo, basagurije hamwe bavuga bati muze tujye kwa Brandine dusobanurire neza, mbega umukobwa w'agashyano, ubwo se mumaranye iminsi ngahe. Bakomeje gusakuza bavugira rimwe kugeza ubwo umutekano yabasabye guceceka akababwira ibyo gukora, kuko yaragezeho kutumva ibyo bari kuvuga kuko bavugiraga rimwe. Umutekano yagize ati murabona rero ko iki kibazo kiri mu rujijo rukomeye. Ari Brandine afite uruhinja rukivuka kandi rukeneye ubufasha rukagezwa kwa muganga, kuko turebye nabi rwapfa. Ikindi dufitiye umugore umeze atya, gusa njye ndibona rikiri muto pe, ariko nawe akeneye kugezwa kwa muganga byihutirwa. Ikibazo gihari nuko tutazi ngo nuwahe, ariko ubwo Brandine ari we babanaga araza kudusobanurira neza, kandi nawe agomba guhanirwa ko yazanye umuntu bakabana igihe kingana gitya kandi atwite tutabizi.
Abaturage basakuriza hejuru bati nibyo. Uko basakurizaga hejuru niko wa mukobwa wari waziritswe yinyeganyezaga arwana no kwikura mu mugozi, ariko asakuza avuga izina Fabrice ati Fabu, koko ni wowe wabinkoze? Bose uko bari aho bakibaza bati se Fabrice ni muntu ki? Icyakora kuko babonaga yasaze babifashe nk'iby'abasazi ntibabitindaho. Umutekano amaze kubacecekesha akomeza ababwira ati ubu rero dore icyo tugiye gukora, kandi mumenye ko Mudugudu nawe agiye kujyana umugore we kwa muganga kuko atameze neza. Rero mureke akavuyo mutansaza, simenyereye izi nshingano ze. Ambo, bamwe tugiye kujyana kwa Brandine turebe ko twagera ku bitaro tujyana uwo mwana, abandi baherekeza uyu mukobwa mugeze ku bitaro, ndakeka turahurirayo, abandi bo musubire mu mirimo yanyu, ibindi turagenda tubimenya gahoro gahoro. Yahamagaye umugabo wari ufite imodoka ifite igihekera inyuma, bashyiramo matera bayiryamishaho uwo mukobwa wari wasaze batari bakamenya izina, bamuha abadamu 3 bo kumugendaho kugira ngo bamujyane kwa muganga. Uyu mukobwa, mbese uyu mubyeyi wari wagize ikibazo mu bitekerezo nyuma yo kubyara, abyariye mu gace kataraki iwabo, abenshi bari bakomeje kuvuga ko yasaze bitewe n'imyitwarire yari ari kugaragaza. Amaze gushyirwa mu modoka yasakuje cyane kuruta uko yasakuzaga mbere, none hatangira guhamagara umwana wamuvuga mu izina yari yarateganyije kuzamwita, avuga ati Nicola uri he? Wansize urigendera, igendere shaho, ntabwo uzi ukuntu nakubyaye ndi kubabara. Arangije kuvuga ayo magambo araturika ararira, abadamu bari bamuherekeje nabo bagira ikiniga bararira, kandi buri mubyeyi wese yari kubyumva. Bakomeje urugendo berekeza ku bitaro. Abari kumwe na Mutekano bageze kwa Brandine basanga hafunze. Brandine yari umukobwa wibana mu nzu. Yari yaravukiye muri ako gace, ariko ababyeyi be bari mukiye ahandi. Mu mwaka urenga wari ushize, yari yarasigaye ku isambu y'iwabo, ariko icyatumye hasigara ntajyane n'ababyeyi baho bimukiye nuko bari baramutaye kuko batifuzaga gukomeza kubana nawe. Brandine akirangiza amashuri yisumbuye yahise atwara inda, ariko iwabo ntibabyakira neza. Baramurakariye cyane bakajya bamuraza ku nkoni buri munsi. Brandine yatwaye iyo nda mu gihe iwabo biteguraga kwimukira mu yindi ntara, aho imiryango yabo yindi yari yarimukiye. Bagurishije imitungo yabo, bamusigira inzu babagamo n'ikibanza yari yubatsemo, barigendera banga kujyana na Brandine, bamubwira ko batakwemera kujyana nawe atwite inda batazi aho yayivanye. Ababyeyi be bamaze kugenda, Brandine yasigaye muri iyo nzu ifite igikoni n'igipangu, atangira kwimenyera buri kimwe. Ku bw'amahirwe makeye, nyuma y'amezi 2 wabo bamusize, inda yari atwite yavuyemo atabishaka, arongera aba umukobwa nk'abandi. Ibyamubayeho abaturage bose bo muri uwo mudugudu bari babizi. Bari bazi ko icyo akora nyuma yo gutabwa n'ababyeyi ari ugukora muri salo, atunganya imisatsi y'abari n'abategarugori. Mutekano n'abantu bari kumwe nawe bamaze kubona ko hafunze, bahamagaye Brandine ariko bumva telefoni yidacamo. Bamwandikiye ubutumwa nabwo ntibwamugeraho. Mutekano yasimbutse igipangu ngo arebemo imbere, ahageze asanga naho hafunze. We n'abantu be bagize ubwoba, batangira kwibaza ukuntu biragenda wa mukobwa wabyaye naramuka ageze mu bitaro bakabura umwana. Kubera ubwoba bwinshi, Mutekano yahise amenyekanisha ikibazo cye ku kagari kugira ngo hatagira ikiba kikamubarwaho. Ku kagari bamaze kumva uko bimeze, bamugira inama yo kujya ku bitaro akareba niba Brandine ataba ariho yamujyanye. Brandine yari yamaze kugera ku bitaro kare cyane, akimara kubona ko Mutekano ari gukomeza gutinda. Ageze ku bitaro abaganga bakoze ibyo bagombaga gukora nk'abaganga, bita kuri ako kana kari gatangiye kugira imbeho, kandi bagafasha kubona uko kanywa amata kuko nyine yo konsa bitari kumushobokera. Uwo mwanya n'imodoka yari izanye wa mukobwa yarahageze nawe ashyirwa mu bitaro, ariko abari bamuzanye bagikubita amaso Brandine bahita biruka bamusatira, dore ko umwana yari ari kwitabwaho n'abaganga. Bamugeze imbere batangiye kumuhata ibibazo, na Mutekano ahita ahagera ari kumwe noneho n'abadaso. Bari bagiye kumujyana ku murenge gasobanura ibyo byose ari mu maboko y'inzego z'umutekano zari zimukurikiranyeho ibyaha birimo kuba yari amaze amezi 7 abana n'umuntu utwite ubuyobozi butabizi, atamufasha kujya kwa muganga ngo bamusuzume nk'umugore utwite, bagire nuko bamwitaho n'umwana atwite, akarusha akaba yari yataye umutwe akimara kubyara. Umuganga wari uri hafi aho yababujije abihanangiriza ati iryo kosa nimurikore kuko niba ari inshuti ye niwe ushobora kwita kuri uyu mwana bikunze kandi abikoreye nyina nk'inshuti ye. Barabyemeye ariko ntibyababuza gukomeza kumuhata ibibazo. Baramubajije bati uriya mukobwa ni uwahe, yitwa nde, kuki yari iwawe n'ibindi byinshi. Brandine mu kubasubiza yabanje kubaha ibyangombwa byose by'uwo mukobwa. Ku ndangamuntu ye hari handitseho Brigitte Kamugisha. Yatangiye abasobanurira ahereye iruhande agira ati namenyanye na Brigitte tukiga muri secondaire, murabizi ko nigaga muri interina. Nigaga mu wa 6 yiga mu wa 5, murushaho umwaka umwe. Nkimara kurangiza muzi ibibazo nahuye nabyo, rero sinari kubona uko muvugisha ari ku ishuri nanjye nifite ibibazo. Nyuma y'uko inda yanjye ivuyemo maze kwiyakira, Brigitte yarampamagaye turaganira, dore ko tutari tunaherukanye. Tumaze kuganira ku bintu bisanzwe, maze no kumubwira ukuntu natwaye inda bigatuma iwacu bansiga mu rugo bakimukira, ngasigara njyenyine bikarangira n'indi ivuyemo ntabishaka, yahise aturikararira ambwira ko nawe yabuze aho agana. Iwabo bari bamwirukanye ku mugaragaro, bamubwiye ngo asanga uwamuteye inda. Mutekano yahise amubaza ati bivuze ko waguhamagaye atwite? Brandine yamusubije anakomereza ati nuko bimeze rwose.
Brigitte yatwaye inda habura amezi 2 ngo akore ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye. Agerageza kuyihisha uko ashoboye kose kuko yizeraga ko umusore witwa Fabrice wayimuteye azahita amugira umugore akiva mu kizamini. Icyakora si uko byagenze. Fabrice yamubwiye ko bitashoboka kuko ngo nta bushobozi yari afite. Ahubwo yamusabye kujya iwabo akabibabwira hakiri kare kugira ngo abashaka amafaranga afatika azabone kubana nawe. Abaturage bari aho bamwe bari bazanye na Brigitte bahise bibuka ukuntu yaje asakuza avuga izina Fabrice, bahita bamenya ko impamvu yabimuteraga ari uko ari we wamuteye inda. Abaturage bari aho bamwe bari bazanye na Brigitte bahise bibuka ukuntu yaje asakuza avuga izina Fabrice, bahita bamenya ko impamvu yabimuteraga ari uko ari we wamuteye inda. Ariko barabyirengagije bakomeza gutega amatwi ibyo Brandine yavugaga. Yakomeje kubabwira ati: "Rero Brigitte yumviye inama za Fabrice, yibwira ko nubwo byari kubarakaza ariko bitari gufata igihe kirekire. Yumvaga ko bagiye kumusakuriza ariko bakamureka. Gusa mu byo yababwiye yirinze kuvuga izina ry'uwamuteye inda. Iwabo bakibyumva byarabarakaje, baramukubita hafi kumwica, barangije bamusaba kubavira mu rugo. Brigitte yasabye ababyeyi imbabazi ntibyagira icyo bitanga, akomeza gusakuza ngo bamureke hagume, ahubwo bamusohora nabi. Ageze ku irembo yahamagaye Fabrice kugira ngo amubwire ibyamubayeho, ariko asanga nimero ye idacama. Umukobwa byaramucanze niko kumamagara ambwira ko yabuze aho agana. Kubera ko kuva iwabo ugera hano ari kure, namwemereye kuza tukabana. Yashakaga gukuramo inda, nkamubwira ko umwana ari umugisha, nkamwumvisha ko nabikora azabyicuza nyuma, nkamubwira ko nanjye yavuyemo ntabishaka ariko agahinda kakaba kenda kunyica. Umwe mu badasi yahise agira ati: "Kuki utigeze umubaruza? Kuki utigeze umufasha kujyaza hano ku bitaro ngo yisuzumishe nk'umugore utwite?" Umuganga wari uteze amatwi yahise ababwira ati: "Uriya mukobwa mwazanye hano yavangiwe ntiyigeze na rimwe asiba kuri ibi bitaro inshuro enye zose yagombaga kuhagera, yarazubahirije. Hano asanzwe haza kandi buri gihe yazanaga na Brandine, uretse ko bazaga bambaye ibibahisha mu maso ukaba utabamenye. Bakagira amahirwe kandi bakaza hano hari abantu bake, ntihagire abantu benshi bababona. Uriya mukobwa hano hafite ifishi, ubwo sinzi ibindi byari byo, ariko birasobanuka neza." Abari aho barumuwe ubwo icyaha cyo kutamufasha kwisuzumisha kiba kivuye kuri Brandine, nawe akomeza agira ati: "Ibyo muganga avuze nibyo, kandi twabaga tuzi umunsi wa nyawo tukaza duteze moto, abatubonaga bakagira ngo tuvuye kure." Icyatumye rero muhisha nuko yaje ajugunywe n'iwabo. Yasaga n'ufite ihungabana yumva nta muntu ashaka kubona. Njye numvaga kubibamenyesha nta bikaze birimo, gusa amaze kubona ingaruka zabyo. Umukobwa akimara kugera iwanjye yahabaye atyo yihisha, hagira unsura akajya mu cyumba kugera abyaye. Nuko yavangiwe rero, ariko bitagenda kuriya twari tugiye kwizana kwa muganga nyuma yo kubyara. Umutekano yaramubajije ati: "None se wadusobanurira uko byagenze ngo asare?" Brandine arakaye cyane yaramusubije ati: "Mpa amahoro wa mugabo, wowe se wabibabwiye hari icyo ntakubwiye?" Uwo muganga wari uri aho wagaragaraga nk'umusore wari ukiri muto, wari umaze umwanya batega amatwi asa n'uri kuvuganira cyane Brandine, nawe yemeranyije na Brandine, arindaho ko Brandine ananiwe, ko akeneye kuruhuka kuko adatuje kubw'inshuti ye, bityo ko adakwiriye kubazwa ibibazo byinshi bigezaho. Muganga yagize ati: "Rero wa mugabo niba koko yabikubwiye, mureke nawe yiruhukire atuze mu mutwe. Ikindi kandi ubu niwe usa nk'aho ari umubyeyi w'uriya mwana, ahubwo ubu ngiye kumujyana bari hafi y'aho bari kwita ku mwana kugira ngo nihagira icyo dukenera abe ari we tukibwira. Ahubwo inama nabagire nuko mbere y'uko mujyana yasiga bahaye nimero z'iwabo w'uriya mubyeyi Brigitte, yaba afite iz'uwamuteye inda naza akazibaha uwo Fabrice nyine, hanyuma mukabamenyesha uko bimeze. Uyu mukobwa niba afite n'ibindi byaha muzabikurikirana nyuma, ariko twarokoye ubuzima bw'aba ngaba." Bumvise ibyo babwiye ari byo, Brandine nawe abaha nimero z'ababyeyi ariko ntiyabaha iza Fabrice kuko yibukaga amagambo Fabrice yabwiye Brigitte mu gitondo akimara kubyara, akumva ari we waba wanamuteye gusara. Uwo muganga yajyanye Brandine mu cyumba akoreramo aho kwa muganga, abaza Brandine uko ibintu byose bimeze. Brandine wari wamaze kwizera uyu muganga, n'agahinda kenshi yatangiye agira ati: "Nukuri abasore muri babi pe, nubwo ntigeze mbivuga, ariko amagambo Brigitte yabwiwe na Fabrice akiyongera ku mihangayiko yari yifitiye, nawe yabwiwe wasara." Brigitte yakundanye n'umusore wo hafi y'iwabo havuka. Uwo musore yitwa Fabrice, akora akazi gasanzwe ako ariko kose, gusa afite amafaranga mu bigaragara. Brigitte ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, uwo musore n'ubundi wo hafi y'iwabo yagiye kumusura aho yigaga muri interina, amusohokana mu kigo ajya kumugurira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Baratindanye cyane nk'abantu bakundana. Brigitte ashatse gutaha abona hanze harijimye kandi yibwiraga ko hakiri kare. Yahise ataha, ageze ku marembo y'ikigo asanga hafunze. Kubera ko Fabrice yari yamuherekeje, yamusabye ko basubira inyuma akamushakira aho kurara, akaza gutahana n'abandi bavuye gusenga, kuko nyine ku cyumweru basohokaga buri wese akajya hasengera. Mbere yuko amushakira yamunywesheje inzoga aramusindisha, amukodeshereza lodge bararanamo, ari naho yamutereye inda.
Bukeye Brigitte yakangutse asanga yararanye na Fabrice, yumva biramucanze, arivuvumanga birakomera. Fabrice aramucururutsa amubwira ko yabikoze kubera urukundo. Brigitte wamukundaga nk'umusazi ntiyakomeza gusakuza, arangije aramubaza ati ko mbona twaryamanye, nuramuka wantenda bizagenda bite? Fabrice yamubwiye ko nta kibazo kirimo, turabona ko hari kubura amezi 2 gusa ngo ukore ikizamini cya leta, ndabizi nda y'amezi 2 bitaragaragara, uzagerageza uyishuka ushoboye, niba irimo uzarangiza batarabivumbura, wowe rero ukirangiza tuzahita tubana n'ubundi niwe uzambera umugore. Brigitte yarishimye yigashyizeho umwete, ahaboneye ko atwite nabyo ntiyabitindaho, akora icya leta gifite icyizere ko agiye guhita yibanira na Fabrice, ariko ntibyagenze uko. Akirangiza kwiga, Fabrice yamubwiye ko nta mafaranga ahagije afite yo kumutunga, aramubwira ngo nabibwira ababyeyi be, niba bamurakarira hakiri kare, ko namara kubona amafaranga ahagije azahita amugira umugore. Brigitte yarabyemeye, akibibwira ababyeyi be bahita bamusohora mu gipangu. Akigera hanze yahamagaye Fabrice ngo amubwire ibyamubayeho, asanga telefoni ye idacamo. Ageze aho yibuka ko nkiga aho yigaga nari inshuti ye, kuko namurushagaho umwaka umwe, kandi mbere yo kuhava nari naramuhaye nimero yanjye, nuko ampamagara ambwira uko bimeze, musaba kuza tukabana, arabyemera. Ageze iwanjye nta hantu yajyaga uretse hano ku bitaro. Muganga yahise amubwira ati ndabyibuka nimwe mwazaga hano mwambaye ibitambaro mu maso, mwahahishe mwasagaje amaso gusa, nimwe mwazaga kuri moto mukurikiranye, mpise mbibuka, ariko n'ubundi incuro enye gusa mwaje hano, umuntu utabitayeho ntiyari kubamenya. Brandine yarakomeje ati nibyo rero nta handi twigeze tujyana, yabaga ari mu rugo icyo akeneye cyose nkakimuha, haza n'abashyitsi akisha mu cyumba ngo batamubona. Ntabwo twifuzaga ko ab'iwabo bamenya aho ari, kandi akigera mu rugo twahise dukuraho telefone ye kugira ngo Fabrice cyangwa iwabo batazanamenya aho ari. Rero akimara kubyarira iwanjye uyu munsi, yasubijeho nimero ye, ahamagara Fabrice ngo amubwire uko yabyaye, telefone yitabwa n'umugore. Uwo mugore yahise amubaza turashaka Sheri? Brigitte ati Sheri wawe ndese? Nshaka Fabrice. Uwo mugore ati Fabrice se nyine si Sheri wanjye? Sindi ibyo urimo nawe. Brigitte yarihanganye amubaza ati none se ni wowe ukoresha nimero ye? Umugore aramusubiza ati ntayikoresha se, si umugabo wanjye, njye nawe turi umwe, ahubwo wambwira icyo mushakira. Ako kanya Fabrice yahise avuga ati ariko uri kuvugana nande Sheri? Yamwatse telefone ati allo. Brigitte akivuga ati Fabri, undi nawe ahita akopa yihuse. Brigitte yongeye guhamagara ntiyayifata, bituma mutiza amayinite ngo arebe ko yayitaba, wenda n'abahinduye nimero agakoresha iyo atazi. Yayitabye yumvise ari we, avuga arakaye turanshakaho iki Brigitte? Ubundi ko narinzi ko wapfuye warazutse, cyangwa ndi kuvugana n'umuzimu wawe? Brigitte yaramusubije ati sinigeze mfa ndi muzima, ahubwo icyo nshaka kukubwira nuko nyine ubona kubyara umwana w'umuhungu mwiza usa nawe. Yabivugaga yirengagije ibyo byose yari ari kumubwira byo kumutuka amubwira ko yapfuye. Fabrice yahise amubwira ati umva wandaya we, ntuntere umwaka utansenyera, ntabwo uzi ko kubaka bivuna, uzambyarira n'uyu mugore tumaranye amezi 6, niwe wenda kumbyarira, wowe sinkuzi wintesha umutwe. N'amarira menshi Brigitte ati none se Fabri uranyihakanye koko washatse undi mugore cyangwa uri kunkinisha? Fabrice yahise akupa, arangije yohereza amafoto kuri WhatsApp yanjye. Brigitte yabonye ahita asara. Muganga byaramubabaje, aramubwira ati yo birababaje disi, njye nitwa Emmy, wowe witwa ndakuzi witwa Brandine. Undi nawe ati nitwa Brandine rwose. Muganga Emmy ati urakoze kuba wemeye ko tuganira, reka ngende banyandikiye ubutumwa, hari umuganga ngiye gufasha mu cyumba, nawe waba usohotse kugira ngo uri hafi ukurikirane uko umwana ameze, kandi unakurikirane Brigitte kuko aragukeneye nk'inshuti. Gusa ngendanye amatsiko, ayo mafoto ndumva wayanyereka, ariko reka mbe ngiye turasubira. Ikindi wakwandika iyo nimero niyo nkoresha hagize ikibazo wampamagara. Brandine yasohotse asanga umutekano na baba badasobagiye, hanze hasigaye umudamu umwe. Uwo mudamu yari yasigaye kugira ngo Brigitte n'aba akeneye umurwaza abe ari we umurwaje mu gihe bagitegereje ababyeyi be. Baganiriyeho gato, uwo mudamu asobanura Brandine ibyabaye ari kumwe na muganga. Brandine akimara kujyana na muganga mu cyumba, umutekano yahamagaye nimero y'ababyeyi ba Brigitte, arababwira ati nimwe babyeyi ba Brigitte? Umubyeyi ati yego nitwe. Umutekano ati rero mu bitaro, avuga izina ry'aho bari, ati Brigitte ararembye cyane, icyiza nuko mwaza mukamurwaza kuko nta muntu wo kumurwaza afite. Mama Brigitte yahise avuga ati yo mbega nuko bimeze, murakoze cyane rwose, reka ngire vuba amagere. Ubwo babanje kuganira, umutekano amubaza impamvu yirukanye umwana ngo nuko atwite akaba yataye ubwenge. Asaba imbabazi cyane, mama Brigitte yasobanuye yihuta agira ati nk'ababyeyi bose yatubwiye ko atwite akirangiza kwiga turababara, twaramukubise gusa rwose nabuzaga papa we gukabya. Ubwo rero yahise amusohora mu gipangu amusaba gusanga uwayimuteye.
Amaze kumwirukana twumvaga ko nyine aragaruka akatwinginga natwe tukamureka, ariko bwarinze bwira ataje. Dutegereza umunsi umwe ngo turebe ko yagaruka, ariko turamubura. Twahamagaye inshuti ze zose zitubwira ko zitaza ahari. Duhamagara abasore bose twamubonanaga nawe, batubwira ko batigeze bamubona, mbese biraducanga. Twaramuhamagaye dusanga nimero yayikuyeho. Nta kubeshya twarihebye, tuti se wenda yaba yiyahuye, ariko dutinya kubigaragariza rubanda ngo bataducira imanza. Twagerageje kumushakisha twifashishije abantu batandukanye turamubura. None ndishimye kuko abonetse, ni ukuri ndaje mu rwaze rwose, nibiba ngombwa azarwarira hafi yo mu rugo. None se yarabyaye? Mutekano yahise amukupa, yanga kumubwira kugendanye n'umwana, ahubwo amwandikira ubutumwa bugufi busobanura neza ibitaro n'umusangaho. Brandine akibyumva yumvise yishimyemo gake, ariko yumvaga nanone ahangayitse cyane, yibaza ibiraza kuba kuri Brigitte nk'inshuti ye, akibaza niba umwana arabasha kubaho n'ibindi. Umunsi warangiye mama wa Brigitte ahageze, Brandine amusobanurira byose uko byagenze. Mu gitondo cyakurikiyeho Brandine yagaragaye afite akana mu biganza, ari kumwe na wa muganga ndetse na nyina wa Brigitte baganira nk'abahuje urugwiro. Ariko nanone mama wa Brigitte yasaga n'uri kwicira urubanza, akajya avuga ibintu afite igihunga. Igihe cyarageze Brigitte atangira koroherwa, noneho yabashije kuganira n'umuganga wari uri kumukurikirana. Muganga Emi yanyuzagamo akajya kureba Brigitte nubwo atari we wari umushinzwe, akagaruka akababwira uko ameze, kuko nubwo mama we yari araho ariko ntiyari yemerewe kumugera imbere. Brigitte mu byaganiriye n'abaganga harimo ko icyamuteye guta ubwenge harimo na mama we. Nyuma y'igihe Brandine yahawe umwana, amujyana iwe akomeza kumwitaho, amuha amata, rimwe na rimwe akamuzana kwa muganga bakamusuzuma, kuko Brigitte we yagaragaraga nk'utazakira neza vuba. Mu mwanya umwe yabaga ameze neza ari kuganira, mu wundi agata ubwenge agashaka gusimbuka igitanda. Gusa abaganga bamuhoraga hafi. Yageze aho yemera ko mama we amugera imbere, mama we amusaba imbabazi, Brigitte amubwira ko amubabariye. Emi nawe yakomeje kujya amwegera akamuganiriza. Ageze aho amubaza iby'amafoto yabonye, kwihangana bikanga, nubwo yari yarabibajije Brandine ndetse akanayamwereka, ariko yabikoze mu rwego rwo kureba niba koko ari gukira, imitekerereze iri gusubira ku murongo. Brigitte wari umaze hafi amezi 5 aba mu bitaro yasobanuriye Emi uko byagenze agira ati: nk'uko nabikubwiye, Fabrice amaze kumbwira ko afite umugore kandi ko bamaranye amezi 7, nahise numva ko akimara kumbwira ko nta bushobozi afite bwo kongera umugore, yahise yishakira undi nta n'ukwezi gushize. Ibyo narabyakiriye, ariko ahita yohereza amafoto yambaye ubusa hejuru we n'uwo mugore, bagaragaza ko atwite inda y'imvutsi. Agahinda karanyishe, nibutse ukuntu n'iwacu banjugunye benda kunyicisha inkoni, na Fabrice nize akaba yarashatse undi mugore. Sinzi uko nabaye, kubyakira byarananiye ndasara, nongeye gutekereza neza nisanga hano mu bitaro rwose. Emi yafashe agatambaro amuhanagura amarira. Mama Brigitte wari uri arongera asaba imbabazi, Brigitte akamubwira ati nta kibazo. Mama Brigitte abyumvise yarababaye, ntiyari azi ko Fabrice ari we wamutereye umwana inda kandi yari amuzi. Yahamagaye Fabrice aramutuka, amubwira ko azamutangaho ikirego bakamuryoza ibyo yakoreye umwana we. Iyo Brigitte yabaga ameze neza, Brandine yamuzaniraga umwana we akamuterura, akamuhamagara rya zina ati Nicola. Gusa nanone ntiyamutindanaga. Se wa Brigitte nawe yajyaga anyuzamo akaza kureba umwana we n'umwuzukuru we. Nawe yasabye imbabazi Brigitte, ariko Brigitte akamubwira ati nta ribi, aho kuvuga ati ndakubabariye. Nyuma y'amezi 7 Brigitte yasezerewe mu bitaro, ariko ibyabaye byari ibindi. Mama na papa bumvaga ko bagiye gutahana agasubira mu rugo, ariko Brigitte yarababwiye ati mwanyeretse ko mutanshaka, mwatumye nca mu buzima bubi. Iyo mutandwaza sinari kuburundwaza. Umwana wanjye ameze neza, Brandine yamubereye mama, nanjye ubu ni we papa akaba na mama wanjye icyarimwe. Ubwo rero mubyumve sinatahana namwe. Sinkibafata nk'ababyeyi banjye ngo nuko mwandwaje. Sinkibafata nk'ababyeyi banjye kuko mwaranyihakanye. Sinabura kubashimira ko mwumvise nawe n'ibibazo mugahurura, ariko mwarampemukiye, nimwe mwabinteje. Bamusabye imbabazi biranga, baramwinginga ariko aranga. Bamubwira ko atashye, bamufasha gukurikirana Fabrice wamuteye inda akamwanga, ariko Brigitte ababwira ko Fabrice nta kibazo amufiteho, ati uwo mumureke ni nkamwe mwese muzigishwa n'iminsi. Brandine n'umwana bari bahari, na wa muganga Emmanuel wari wariyise Emi ahari. Brigitte yasabye Brandine guhamagara moto zikabajyana iwe. Brandine atarahamagara abamotari, Emi wari ugiye muri konje guhera uwo munsi abasaba kubageza mu rugo abatwaye mu modoka ye. Basezeye ku babyeyi ba Brigitte, ariko babaye cyane kuko Brigitte yari yanze gutahana nabo, ndetse akavuga ko atakibafata nk'ababyeyi be. Emi abatwara mu modoka. Abagejeje mu rugo, yasabye Brigitte nimero arayimuha, akajya amuhamagara muri iyo minsi inshuro nyinshi, akajya basura nka 3 mu cyumweru, mbese baba hafi. Hashize amezi make yabwiye Brigitte ko yamukunze kuva kera ubwo yari atwite, amusaba ko yamubera umukunzi.
Brigitte yarabyemeye ariko agira impungenge z'ukuntu bazakundana afite umwana. Emi yamubwiye ko umwana nta kibazo ahubwo ko azamugira uwe, amushimira ko yamwise Nicolas ngo kuko ari ryo zina nawe yifuzaga kuzita umwana we w'umuhungu wa mbere. Batangiye gukundana, Brigitte asaba kwiga kaminuza kuko yari yaragize amanota meza bigahurirana n'ibibazo ntabashe kuyiga ku gihe. Emma akomeza kumwitaho dore ko umwana we n'ubusanzwe yari yaramenyereye kurerwa na Blandine. Nyuma y'imyaka 3 yahise asoza amasomo ya kaminuza. Kubera amanota meza yari afite, ahita ahabwa akazi keza muri banki nkuru y'igihugu. Amashusho yahabwa inshingano anyuzwa kuri televiziyo zose n'ababyeyi be barabibona ko umwana wabo ageze ku yindi ntera. Gusa ntibavuganaga kuko yari yaranze kubababarira atakibafata nk'ababyeyi be. Blandine nawe yari yarashinze salo ye. Emi yaramuvugururiye inzu yasigiwe n'ababyeyi be ariho akorera. Ku rundi ruhande, Emi nawe yari yarazamuye mu ntera ari uhagarara ibitaro yakoragaho. Wa musore Fabrice wanze Brigitte nawe yabonye amashusho ya Brigitte ahabwa inshingano. Ageze mu rugo yasanze inzu yera. Umugore yari yarashatse yamusabye ko bagurisha ibyabo byose bakimukira ahandi. Fabrice arabyemera. Bagurisha inzu n'udusambu bari bafite. Bitegura kwimuka, Fabrice yasize amafaranga mu rugo ajya gutabara inshuti ye yari yagize ibyago byo gupfusha umubyeyi. Agarutse yasanze inzu irimo ubusa. Umugore yigendeye yajyanye n'amafaranga yose yamusigiye n'urwandiko rugira ruti: Fabrice inshuti yanjye, nkoresheje ijambo inshuti kuko ntigeze ngufata nk'umugabo. Nanze ko tubyarana umwana wa kabiri, ariko ntiyari kuba ari uwa kabiri kuri wowe kuko wibwira ngo ni uwawe nawe si uwawe. Namubyaranye n'umukunzi wanjye wari waragiye kwiga mu mahanga. Yanyemereye kuza nkabana nawe kuko wankundaga. Nawe urabyumva nari nje ngufashe kurera umwana no gutegereza umukunzi wanjye. Nawe yambereye umwana mwiza, ntiyafuha kuko nabanye nawe. None ubu niwe tugiye kurerana umwana twabyaranye nubwo yanditse mu mazina yawe. Kukubwira aho ngiye si ngombwa kuko ubu namenye ko mu miryango yanyu mutera umwako. Hari igihe wazahansanga. Ariko se wahagera ute? Icyakora nk'umugabo twabanye, nanze kugenda ntagusigiye ku byo twaruhiye. Urebe ku gitanda urasanga ibihumbi 100, wishyura inzu ukwezi kumwe babe bakuretse kuko twayigurishije. Hanyuma andi azagutunga mu gihe uzaba ushaka ibiraka byo gukora. Sinkwanga ariko singukunda. Icyo nkwifuriza nuko wazabaho neza. Uzanyibagirwe kuko nanjye ubu namaze kukwibagirwa. Ibyari mu nzu byose byari byagurishijwe uretse jerekani gusa. Uwo mugore yabigurishaga avuga ko bagiye kwimuka kandi abantu bose bari babizi kuko n'amasambu ndetse naho batuye bari barabigurishije ku mugaragaro. Fabrice kubyakira byaramugoye ahinduka umusazi burundu, atangira kwiruka mu muhanda, bwakwira akarara aho abonye agatungwa no gutoragura imyanda mu ngarani. Emi na Brigitte bemeranyije kubana nk'umugabo n'umugore. Icyakora Emi asaba Brigitte kubabarira ababyeyi be na Brigitte arabyemera arababarira. Bakoze ubukwe bwiza bwa mbere mu gihugu, babana neza, barera umwana wabo Nicolas mu mahoro. Nubwo Brigitte yari yaramubyaranye na Fabrice, ariko Emi yamufataga nk'uwo yaranamwiyandikishijeho. Brigitte yamenye amakuru ya Fabrice nk'umuntu babyaranye, amugirira impuhwe amutangira amafaranga yo kumuvuza. Ubu Fabrice ari mu bitaro by'abarwayi bafite indwara zo mu mutwe, ariko amakuru avuga ko ari hafi gukira kuko babasha kwibuka ibyamubayeho byose ndetse ntagikoramo imyenda ngo yiruke cyangwa ngo avuge amagambo aterekeranye. Brigitte nawe ubu asigaye ahagarara ishami rya banki hafi y'ahatuye. Emi nawe ni dogiteri. Blandine nawe yiyunze n'ababyeyi be kandi bari hafi gukora ubukwe. Ndagushimiye kuba ugeze ku musozo w'iyi nkuru mpamo, ariko wongeyemo ibintu bimwe na bimwe kugira ngo irusheho gusobanuka. Niba wakunze iyi nkuru ushobora gukanda subscribe niba utarayikora kugira ngo tuzabane no mu nkuru z'ubutaha.